Reka nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe rero uyu munsi aho twakoze tujya kureba imwe mu nzu nziza iri ku isoko hano Kanombe hafi no kuri military. Ni inzu iri ku isoko ku giciro cya miliyoni 130 ariko harimo ibiganiro. Nkuko maza kugenda bibona rero ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni, parking nziza nini ijyamo imodoka enye nini mu buso 500. Reka rero dutemberane baza kugenda mumbwira ese inzu yacu n'amafaranga bayishyize hose murabona bijyanye bimeze gute. Reka dukorane tuba murambwira. So nkuko mukubona rero duhereye hanze tugiye gutambagira cyangwa dukorane tuba tujyemo imbere turebe se uko bimeze. Ni nka metero 50 uvuye kuri kaburimbo, mutabona ko gataka kari kuri gate mugire ngo ni ku gitaka, ni iminota ni metero 50 zonyine uvuye kuri kaburimbo ukagera hano. Turi hafi yo kuri military hano mu Busanza ku bantu bahazi ukajya kuri nonzo. Reka twinjemo imbere rero, kandi nongeye kukubwira ngo niba uri mushyashya hano kuri Property Rwanda ntibagirwe kuduha subscribe. Reba iyi ni parking, twinjemo imbere imodoka enye nini n'esheshatu zajyamo ntoya, ariko ni inzu nziza. Reba amatara, urebe urumuri, rooftop mu buso bugera muri 500, ndahamya ko 500 burimo. So miliyoni 130 rero ntago ari igihendo kuri nonzo, kandi harimo ibiganiro byiza, ibyumba 4, toilette 3, salon, salle à manger, igikoni kiri model. Ni mukigeraho noneho muraza kumbwira igikoni cyiza, negisi hanze ni ibintu byiza. Reba akajaride hano, wana ko na akajaride karinganiye cyangwa se jaride ntoya, wana amatara hano ku rukuta. Reba iyi block ya ruriba, clôture ni ruriba. Reba na wana ko bariko hejuru birasa neza. Reba kuri gate hano hose hariho amatara. So reka tutemberane tugende tureba ese ino nzu murambwira, kandi mpa ikaze ko abantu bashyashya hano kuri Property Rwanda. Niho hantu honyine Emile ni ugomba kujya baha inzu nziza ku bantu bashaka gukora investment muri yo estate hano mu Rwanda, by'umwihariko i Kigali kandi no mu ntara. Tugiye kujya tujya hafi ya Kigali hose, nzajya ngenda mbakorera amatuwa ngenda mbereka. So reka dukomeze rero, kandi nkubwira ngo uri mushyashya subscribe yawe ntingukomere. Reba iyi ni balcony hasi kuri master room, ariko rese tugiye kureba. Reka mbageze hejuru turebe muri rooftop kuri terrace hejuru bimeze bite. Iyi nzu ndakabwiza ukuri ko muraza kuyikunda, iyo murayigura pe muraza kuyikunda. Reba twinjiye kuri balcony hejuru kuri rooftop. Wow, reba ahangaha ushyiramo umutaka bikagenda neza. N'ahantu urushaho kuza ugakorera agapati cyangwa se ukicara n'abantu bawe. Reba iyi aluminium hano bagiye bashyira bino birahure bimeze neza. Ni muri quartier nziza, kaburimbo ngiriya ku bantu muri kureba nako ngiriya kaburimbo hafi ya military. Na ahantu heza rw'umuhanda, quartier nziza hatuje kuri nonzo. So reka tujye mu nzu imbere turebe seho bimeze bite. So tumaze kureba mu nzu rero hanze, reka mbajyane mu nzu imbere naho turebe se ubwiza bwo hanze no mu nzu biri kujyana. So ku giciro cy'130 harimo ibiganiro. Iyi nzu yacu birajyanye. Reba nawe aya mavazi zindabo murebe mumbwire, wana ko ni ibintu bisa neza. Inzu nziza ngari yagutse kuri famille, inzu itanga ubwiza cyane, inzu yagutse wana ko hari sanzwe pe. Reka mberekemo imbere noneho muraza kumirwa. Miliyoni 130 nk'igiciro, kandi kirimo ibiganiro Kanombe hafi ya military. Reba utudutara hano ko nimugoroba biba bisa neza. Udutara umaze kuducana, reba nka saa moya wicare hano biba bisa neza. Ni inzu yagutse pe. Reba hanze hagari, ibintu byose hano birateguye. Reka twinjire mu nzu mberekemo imbere naho mumbwire niba icyo giciro n'amafaranga se, cyangwa se iyi nzu n'amafaranga birajyanye. Ndakeneye commentaire zanyu mumbwire. Twinjiye muri salon nkuko muri kubona, bana ko kandi none ikindi parafo. Inzu parafo ni gypsum ahantu hose mu byumba muri salon. Ubundi ahandi salon na master niho bashyira no muri dining room niho bashyiramo gypsum, ariko none yose inzu yose ni gypsum. Reba iyi TV stand, wana ko iyi ni TV stand. Reba salon ku bantu mukunda salon zinini, abantu bakunda salon nini. Ndebera nawe iki cyose ni salon, kugira ngo ni ikibuga. Ese amafaranga 130 bacira kuri iyi nzu ni igihendo cyangwa birajyanye? Murambwira commentaire please, mumbwire bimeze bite, kuko genda mbereka amazu menshi atandukanye.
ku mazu menshi ngenda mbereka atandukanye, mujye mugiranya ngo ati waho Emile iyo ni sawa, ni karibu. Reka tuvuye muri salon mbereke salle à manger ese ho bimeze bite. Ubwo tuvuye muri salon ngiye kubereka salle à manger cyangwa se aho barira. Ubona ko ni salle à manger nini. Reba inzu yose ifite gypsum hasi hejuru mu byumba, muri salon, salle à manger. Ubona ko ni ibintu byiza. Iyi ni salle à manger, reba aho gukarabira, reba aka kantu murabibona mute. Reka tuve hano muri salle à manger mbajyane mu gikoni mumbwire. Rega igikoni we mundebere kino gikoni ukuntu kingana. Wow, igikoni cyiza kinini, reba aho gushyira firigo, reba hazajya oven, aha ni ahazajya oven, dore aho gukarabira. Ubona ko ni ibintu byiza, ubona ko ni igikoni cyiza gifite utubati twishi duhagije kandi kigakonegita no hanze. Ubona ko ni igikoni cyisanzuye cyiza cyane. Wow, ubona ko iki gikoni ni cyiza. Noneho tukagera hanze naho hanini. Wow, urabona ko tuve mu gikoni cyo mu nzu tukagera hanze amanegisi n'igikoni cyo hanze. Reba iyi bariko hanze nayo uko ingana. Ku bantu rero b'abantu bashaka inzu zisanzuye do, ureba zino negisi igikoni cyo hanze. Ubu iyi ni stock, sibyo se? Stock n'igikoni babyegeranye. Aha harimo iki? Aha ni dushe na toilette birimo hariya, uri kubyumva. Ubu iyi ni inzu y'umukozi, iyi nayo ni inzu y'umukozi. Ubona ko ni inzu nziza. Reba mu gikari hose aho kwanika imyenda, aho kogereza ibintu. Ubona ko iyi nzu ni inzu bubatse babiteguye, biri mu buso bunini. Iyi nzu nanjye ndi umukiriya rwose ntago yancika. Ubona ko ni inzu nziza ifite hanze hanini hisanzuye. Reka rero tujye mu byumba turebeho se bimeze bite. Rero kureba muri uru ruhande, reka tujye mu byumba mbatangirane cyangwa se dutangirane no mu cyumba cy'abashyitsi. Noneho akarusho ni za nzu zifite, ni ya nzu ifite ibyumba binini. Reba, uzi ko icyumba cy'abashyitsi muraza kureba. Reba, iki ni icyumba. Noneho do gypsum no mu byumba. Ubona ko ni inzu nziza ifite amadirishya yisanzuye. Reba rino dirishya ukuntu risa neza. Wow, reba inzu, amakaro meza, amarange meza atajagaraye. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Noneho reka tujye no kureba toilette. Ese iyi toilette yo ku cyumba cy'abashyitsi murayibona mute? Ubona ko ni inzu isa neza pe. Reba iyi shower, ubona ko bayihaye ibikoresho bizima. Murabona ino nzu turi Kanombe rero, hano hasi nko kuri militari neza, ni kuri kaburimbo, ni kuri kaburimbo. Miliyoni 130 nk'igiciro, ngwino nzu ibi yawe. Tuvuye kureba rero mu cyumba cy'abashyitsi, reka mbajyane mu bindi byumba bitatu bisigaye. Iyi ni corridor rero twinjiyemo, aho ngiye kubereka master room. Nicyo cyumba ngiye kubatangiza mbereke se master yacu n'ibindi byumba biraza kuba bitandukaniye, muraza gutangara. Wow, aha twinjiye muri master room. Uyu muryango utandukanye ibindi byumba na master. Reka twinjiremo murebe. Ino nzu miliyoni 130 nk'igiciro, ndababwiza kuri ko atari gendo pe. Ni inzu nziza ahantu heza. Iki ni icyumba nakinjiyemo. Wow, reba icyo cyumba, reba parafo we, reba. Wow, reba iyi design. Icyumba gifite udutara twiza twe hariya ku mutwe w'igitanda. Reba icyumba, murakibona? Reba gifite garde-robe. Wow, iyi ni garde-robe y'iki cyumba bizana. Ubona ko bakoze ibintu byiza. Noneho akarusho k'iki cyumba kikagira icyo twakwita bariko. Hanze ifite umuryango ufunguka ukajya kuri bariko. Namwe ni mundebere iyi bariko y'aha kuntu ari nziza. Ubona ukuntu nimugoroba bisa neza wiyicariye ahangaha. Wow, very nice. Ukaza ukicarira hano ku kabariko kawe, utagiye kuri rooftop yo hejuru, biba bisa neza. So ubona ko ni ibintu byiza cyane. Ubwo munagenda mumbwira bimeze bite. Iyi nzu na yindi yo imeze kubaha n'izindi twagiye turebana, ese bitandukaniye. Reka turebe noneho
dushe na toilette y'iyi master room. Ese birajyanye? Ubundi dushe na toilette na master ni ibintu byo kwitondera ku nzu iyo yose yo kubamo. Reba iyi ni dushe, urabona ukuntu dushe imeze. Wow, ni dushe nziza, dushe nayo nini, muri kubona ko irasa neza cyane. Dushe irisanzuye, sinzi na ndi kubereka neza. Reba wana ko iragutse pe. Iyi dushe nayo ni ngari. Wow, ni ibintu bisa neza, wana ko ni dushe imeze neza. Ikiburamo ni ugushyiramo cya kirahure gitandukanya dushe n'igice cya hano kuri toilette. Wana ko barabiteguye ko ikirahure kizajya muri uyu murongo. Wana ko harabamo ikirahure kibigabanya gusa, ubundi ibintu bikaba terebye cyane. Reka turebe ibindi byumba bibiri bisigaye kuri ruhande, ese ho bimeze bite. Nkuko nababwiye rero, kuri ruhande dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Tumaze kureba master, ese ibindi byumba byo bimeze bite. Ni inzu nziza nini yagutse, bino korodoro ukuntu bingana. Ubona ko ari korodoro, hano umuryango ujya mu gikari utiruca muri salo. So kuri ruhande dufite icyumba kimwe, ariko nakunze ibyumba we, ni binini, inzu ifite uburuhumekero yagutse. Reba iki cyumba, urabona iki cyumba ukuntu kingana. Reba amadirishya bayihaye meza manini. Wow, reba iki cyumba, mwandebeye iki cyumba. Wow, iyi nzu ni inzu nziza. Reka turebe ikindi cyumba cya kabiri. Ifite ibyumba binini 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 pe, bihagije. Do cyumba cyajyamo igitanda cya kabiri kuri kangahe, hagasigara n'umwanya shyamo garde zingahe, zose zegeranye. Hano dufite ikindi cyumba rero cya kabiri, kugira ngo tuzuze ibyumba bine by'inzu yacu. Reba gypsum. Wow, murabona ko ni inzu nini. Reba, ni inzu ihagije, yisanzuye ku muntu ufite famille rwose ko yabingana kose. So ubwo rero ibyumba bibiri biraza hano bigahurira muri iyi dushe na toilette. Kandi dushe na toilette no muntu muri salo yayikoresha. Wow, reba toilette se sibyo. Wana ko ni ibintu bisa neza cyane, ni ibintu bimeze neza, ibikoresho bikaye bimeze neza. Wana shower. Wow, iyi niyo dushe rero. Ibyumba bibiri hano tubonye bisangije. So tumaze kubona tuwa rero, ubu ndakeka nyirangije inzu yose nayiberetse. Reka mbabwire ngo ni karibu kuri Property Rwanda, nemere nk'ibisanzwe. Aho twari turi mu Busanza hafi kuri militari neza ku muhanda wa kaburimbo munini. Twari dufite inzu yacu iri kugurishwa. Nkuko tumaze kwibona rero, ni inzu igizwe n'ibyumba bine, toilette eshatu, salo na salle à manger, igikoni mu nzu kinini kiri moderne, parking nini ihagije. Biri ku buso 500, ni miliyoni 130 nk'igiciro, ariko kirimo ibiganiro bimeze neza. So ni karibu rero, hamagara kuri nimero ku screen, ubundi ngutembereze ino nzu ubashe kuyigurira. Mwakoze cyane.